Nitwa Wani Mutoni. Nakuze nk'abandi bana bose. Nderwa n'umubyeyi umwe. Kwiga bigoye, naho nsoreje mbura akazi ndetse n'urukundo rwo mu buto bwanjye. Ubuzima bwakomeje kutubera ingorabahizi. Mpitamo kujya gukora akazi ko mu rugo. Nubwo nako bitanyoroheye. Gutotezwa, guhagikwa, iryo funguro ryanjye. Ugenda ubikora ngo iwanyu ngo mwarakize mwagize umujya. Ariko baravuga ngo ibyo byose ntukibyitaho. Allo? Uri kubwira ndetse ubu? Ndabwira wowe utarizwe niko nakubwiye. Kinyabupfura gike. Icyo kinyabupfura uzagenda ugiha abana bawe, ziranzingo zawe, zirandaya zawe. Umva nkubwire. Uranyumva? Naje nje kureba ya ndaya yawe ngo ndiba nkari mwiri ngo niba arigwa. Indaya! Ndavuga indaya. Umva gikutume wasanze ntayihari. Kuko anyisangamo hano. Nari kumujwigiriza, nkamujwigiriza. Kuburyo azajya areba Aline akavuga uti Aline ntabwo ari yimvugwa rimwe. Kutandeba ndeba. Umukwitira hano se Mwoza hiyo misho mwere. Mwoza. Umva nkubwire ikintu kinzanye hanga. Umva nkubwire. Nukubona twitonze. Nakubwiye cyangwa tukabigira. Nakubwiye ngo ubwire irandaya yawe ngo ni Wani. Imvire umugabo. Urukumva neza? Undekera umwana. Nakana. Undekera umwana. Nakana kundane mu buto. Uri muranyumva neza. Kuva bakira abana bato. Urane wari mfite. Nakubwiye ngo nakana. Ibyo kwiriguza wikarakasa hano wigize akare kajyaye. Umubwire ngo niba ari wowe namushyigikiye. Umubwire ngo hagati y'ubuzima n'umugabo wanjye arakundane. Arakunda ubuzima arakunda umwana wanjye. Nakakundwa n'ibisiga. Ubwo buzima arabukeneye. Ariko waranyibagiwe sinakwibuka n'undi munsi. Uzi ikintu ndabakora ndabafunyanga yaba wowe yaba nirandaya yawe ufunyanga murambona ko abo batinirwa ari umwatindahaye ku mutima nta n'isoni. Ibyo mufite byose nta kibamariye mudafite umutima mwiza. Umutima mwiza ntacyo maze muri kino gihe no muri ino si. Warubizi wowe nura mwana wawe nirandaya yawe nako yo kana bikugase. Ese ushobora kwiyabasha no gufundura. Ushobora kunzogera mu rugo. Icyo nakubwiye wacyumvisha. Urukunyumva neza. Nakubwiye ngo arahitamo ubuzima cyangwa andekera umugabo Chris. I think you get one saying. Yeah? Ibyo ntawe. Wanyumvisha icyo nzi no kwabyumvise. Nakubwiye ngo umwana wanjye uri mwana nakubwiye ngo wabyumvise cyangwa wabyumvise. Ntabyo ndimo kumva. Ushaka wamwanga. Nutabyumva ku neza uzabyumva unabi. Ushobora kumvira hano. Nkumvira ariko ndava hano kweli. Mumeno. Umva. Iruka se ndagaruka. Nakomeza kumwikurubamba. Nzabicana. We mbogo. Aniso. Wambese. Ariko urabona batarezwe nkabara baturuka he? Mufuka he? Mana, naragenda ndabona. Ariko shera nasuzugurwa. Ako ni gute mwabara abatindi bansuzugura bigeze ahangaha. Urareba ukuntu mama Wani yansuhoye nabi. Nk'ubu bundi bwo yansuhoraga abona njye ndi ku rwego rumwe nabo. Yambabaye. We bite byaba. Ngize kandi kuko hajye uvuga ngo ufite utubazo mu mutwe nkamuseka. Utuzi njye mbona ufite utubazo mu mutwe wawe uricara ukivugisha. Ikindi gihe ngasanga uri muri itonganya ufite ikihe kibazo. Ubu ngiye nzira ko ngo mba nagushyigikira ibintu byose. Ufite ikihe kibazo. Mama warubize. Nagiye kwa mama Wani. Ati? Nagiye kwa mama Wani. Yezo mama wambwira ko atazongera kugaruka muri uru rugo. Ngakubeshya. Nakibye n'ibyo yabimbwiye gusa yambwiye ko atazongera kugaruka mu hano. Ubwo rero se wagiye ukarishya. Nari ngiye kumushaka ngo yongere agaruke. Nka Nukuri umutima wari ukwera. Sundi se sanzwe mugira mama. Afudere ndakuzi shera. Wowe ukavana ngo ugiye ngo kujya mu mugarure. Ni ukuri pe.
cyangwa ubwo wari ugiye gushaka igituma aguma hariya iwabo ntazaga. oya Turekane na mama ararwaye akeneye ubufasha, ikintu gihari nuko banazagaruka byanga byakunda. Njye nzaya no kumwikurira iwabo noneho. Sajya kumukuraho gute se kandi mama we twaganira akambwira ko bitashye. Mama wese azamushakira akandi kazi. Mama afite ubushobozi bwo kuba yakimenya mu mafagitire afite yo kwa muganga n'imiti n'ibiki. Okay, nta kibazo uzagiye wenda. Nubwo yakubonye bitewe n'ibintu azi wenda wanesha kuba yaramuganirije akavuga ati uyu mukobwa reka mwikureho mubwire gutya na gutya, ariko banazagaruka byanga byakunda. Wanazagaruka ntabwo wanagomba kugaruka muri uru rugo. Ikindi kandi wani natareka Chris ngareke Chris amuzinukwe. I swear to God amaraso azameneka. Oh, Wani? Darling boys. Are you back? Yeah? I'm here. Ça va? Ça va bien? Meze neza? Reka mba. Ngore kugenda nasezeye. Sigenze bite? Nuko tumvikana ariko nacyase. Okay. Mu rugo meze bite? Mama araho. Araho rikorohera. Urwaye gato nawe atari kameze neza. Meze neza? Safi kubundi. Mama yitwa nde? Mama wanjye. Claudine. Uwabera. Mama wanjye yitwa Claudine Uwabera. Claudine Uwabera. Uwabera? Nabundi papa yazaga aje gutera inda. None ntayo mateka ngiye kuyambwira neza. Sha. Ngo yazaga nyine aje gutera inda akigendera. Aha, noneho haritse kumbwira. Nyine ngo yari nyine yabaye umukozi w'iwabo. Mama yakoreraga papa nyine. Rero papa nimba ari bwo babanye nyine umva mama bivuga adafashije yanga. Tukamubaza amakuru ya papa nta mbese abajagaraye nyine natwe akatuvanga tukagera tukabona biri kumutera agahinda tukamureka ariko simubaza impamvu. Muri make njye na murumuna wanjye nyine ajya aducanganyikisha mu mutwe. Mama nabahe abana na mama? Abana hariya mu rugo. Nabo kwiga byanze noneho namaze no kumera nk'uwasaze. Sha ni ibibazo. Wazamubwira akaza kundeba? Kazana? Murumuna wanjye. Next time kazana. Ukuntu yakwishima. Noneho wowe na nubwo ajya ahura n'abakire. Niba nanjye nagize amahirwe yo gukora mu bakire. We noneho ahura mu batindi gusa imva. Manza mbona waza mu mutindi. Wabona haba mu batindi gusa ukabo. Ja. Wowe bizagorana. Wani. Karame. Urakoze mukobwa wanjye. Urakoze. Muziki. Urakoze kumbwira mama uwo ari we. Okay. Urakoze kumbwira mama uwo ari we. Wisange muri uru rugo. Wisange muri uru rugo, sibyo? Murakoze. Ndagukunda Mafi. You do? Ndagukunda Mafi.
Gabora arankunda. Ha, natari. Janvier. Karame. Karibu. Merci. Imeze uteze? Usanzwe umeze neza, ndishimye kuba duhuye, harashize iminsi. Harashize iminsi ntukazi yarasimye ko kuhagera. Yego. Mba ndi muri rwinshi rega buriya ahubwo ndashaka ko tunagura. Yego. Na umuryango hirya nawo tukawufungura. Sinzi niba uzajya ushobora kubimanaginga byombi ariko nifuza ko twagura na cya cyumba cyo hirya. Nifuza ko kakumba karimo. Yego. Twakabomora. Yego. Tumara kubomora tugashyiramo indi comptoir nini cyane. Yego rwose ku buryo twagura. Sinzi kubyumva. Nanjye ndabyumva byaba bishimishije, business irushijeho kugenda kwaguka, iba expand, yanshimisha cyane. Okay. So ubwo rero naguhamagaye ngira ngo tugane kuko nakawe kubona anyuze ariko nari ndabona kubera ko ari na hafi wenda reka ngo mpugare tuvugane. Yego. Wa mudamu se Claudine ameze ati arakora neza? Muri rusange ntabwo ubu ngubu amakuru ntabwo turi kumwe, muri make yarambwiraga ko afite ibibazo byinshi, arananirwa agera aho arata aragenda. Ibyo yakoraga ubu ngubu ni birimo kubikora muri ino minsi. Janvier. Claudine ntabwo muri kumwe? Ntabwo turi kumwe, yambwiye ko afite utubazo twinshi mu rugo, utubazo twinshi yagize, nimba ari utw'abana n'undi mubaje ntiyabimbwira, ageraho asezera aragenda. Ubu ni njye uri muri business, urabona ko mfite umunaniro, nkora amasaha 24 kuri 24. Ariyo mpamvu naba binashimishije kuba duhuye ngo mbikubwire, reba umwanzuro wundi, urebe undi mwanzuro wafata, ukaba washaka undi muntu wazaza kumfasha wundi hagati aho. Claudine yaretse akazi ku giti cye. Oya ntabwo ari ku giti cye, ngo ni utubazo yari afite mu rugo, umwanzuro nyuma y'ibyo. Afata umwanzuro wo kureka akazi. Yego. None se utwo tubazo azadukemura ate nta mafaranga afite? None se Claudine utekereza ko akazi yakaretse afite akandi? Aho ntamubeshye, nta makuru namwe afite. Janvier. Ibyo numbwe ntabwo mbyemera. Ndabibonamo nk'ikinyoma, no mu maso ndi kubibona. Niko bimeze, nta kinyoma boss, nkubwiza ukuri. Ndabizi dukoranye igihe kinini kandi byose bamubwiza ukuri. Nkubwiza ukuri rwose. Okay. Ndi boss wawe, yes. Ariko nawe uri boss wa Claudine. Ariko niba yifatiye icyemezo ubwira ngo nagende, yafashe icyemezo ngo afite utubazo mu rugo twinshi, ngo utubazo twinshi twarakini, abaragiye agiye. Janvier. Okay, ashobora yagiye kubera impamvu ze, birashoboka. Ariko Janvier biramutse biba atari impamvu ze, nkaza kumenya ko byaba byaraguturutseho cyangwa ashobora washatse umutereta. Reka ikosa sinarikora. Urabizi? Utegetswe kumenya ibibazo afite ukabimbwira mbere yuko ngiye mbimubwira. Yego. Cyangwa ngiye mbimwibariza. Yego. Utegetswe kumenya ibibazo afite mbere yuko ngiye mbimwibariza. Kuko nindamuka bimwibarije nkasanga ubifitemo uruhare. Yego. Cyeka no kare akazi ntacyo kakumara. Akazi gafite. Na cyane ko nakomere kujya ushyiramo n'ibintu byawe. Rwose ntabwo akazi kafite umumaro munini cyane, kuko
agafite ntabwo umuryango wanjye waba sawa rero abana se bafite. so ejo nimugoroba uzamuhamagara kuri telefone umbwira ngo afite ibibazo ibi n'ibi Yego cyangwa yagarutse mu kazi. rwose ndabikora cyane ndabikora. Ariko nimba imwibariza Janvier nkasanga Oya boss ndabikora ejo nzamuhamagara ndabizeye ejo nzarangwaye feedback kandi izakunyura. sawa urakoze cyane. Murakoze cyane. Reka njye kuruhuka nawe. Bumvikana ubushye kandi urakoze kubw'ikiganiro tugiranye. Sawa. Sawa cyane boss. Uramuke. iyo mbimenya nari kwihitiramo aho mvuka nari guhitamo hakuze ko ugiye gusaza imvura agiye mwana uzi ko watangiye kuzana n'utuvi ese mako namvugira ubundi muzi ariko hakuze ko niba gihugu bavanguza imbibi z'ubukire ariko bajya bavuga nzakira burya umwana ukuranye imvi hagenda hazamo n'ubukire wabona ukuntu tuba turira we ariko ma icyo kora Imana igiye kuzatwibuka ni ukuri n'ubundi nzabahoza amarere cyokora njya nizerera mu bana banjye hari igihe uranjya ntekereza ukuntu nkarota mbona abana banjye mwese mwarakize nanjye narakize mwarankijije nirirwa nicaye nezerewe ahubwo ma ikintu nashaka gusaba kuri kubona ko ku ishuri banyirukanye ubu ngubu bamvuze ati ejo sinzasibe natanze amafaranga ya minervari ese sinamuhamagaye namusije imbabazi ngo yihangane niba muri iyi minsi icyo nshaka gusaba bambara ugasubira mu kazi. Mana yanjye we buriya rero mwariye musaba ibintu mbona binavunanye musema dusigaye tubwirirwa tukaburara ku ishuri banyirukanye niyo ndiyo kwanza mbadi gusinzira mu ishuri inzara yanjye byumva mwana wanjye ubwo gusonza byumva mbizi akora kujya mukomera simba byumva bura ngo nubwo nabirose ariko mbona ngiye nkabye inzozi uziko zikabihamagara. Halo muraho neza ngo ariko n'ubundi ndazinduka ndasubira mu kazi nta kibazo ariko nanone twongeye twumvikana sinshaka kuzongera kubona urimo kunyifatishwa kunyikoreshwa niba wemeye ko ngomba kuguma mu kazi oya isimba ishaka erega nawe urakabya ese ni gute wowe wakomeza umbwira ngo urankunda ngo uragira gute kandi njye biriya nshaka kwirerera abana banjye neza nimba nshaka akazi nkakore nk'uko nagasabye okay sawa ndaza kuzinduka murakoze cyane boss basureba sibyo n'ubuzima ngo burya Imana sibyo nakubwiye ngo burya Imana mbere yuko dutekereza ngo dukore uba yamaze kumenya icyo tugomba icyo tugambiriye kuri twebwe icyo tugambiriyeho ikibona mbere ubu rero bakuntu tugiye kongera kuburara ikareba kuntu tumaze iminsi twabuze amafaranga y'ishuri ubu se n'umuntu ari butahe se oya namwe kumuhamagara ahubwo Mana ndagushimiye murakoze kuba wemeye niba ninsubira mu kazi ejo nzabaza nkafata n'amafaranga yo gutura niba nzajya gutura icya 10 kuko rero ukuntu twe tumaze iminsi tuburara kandi ari amafaranga yawe ngiye gutanyabona niba directeur yari yakwirukanye tukona amafaranga dufite kugira ngo tukwirire ahubwo tumuhamagara uyu munsi umubwire igihe uzisherera kugira ngo ejo nzajye ku ishuri byose ndaje ndamuhamagara kuko amafaranga nari mfitemo ndabona yashizemo mu kanya uraza kujya kungura miti nta kibazo hanyuma nzi kumuhamagara nta kibazo pe Mana yanjye cyo kuri ndabyishimiye ariko kira kigo nicyo ngiye kunzana ndi mico myacyo mibi nta kibazo ngiye kuvugana nacyo noneho nzavamo mvuyemo ako gasuzuguro k'ibiheka ntabwo ngigakeneye ako yansuzugura mu bintu bye kuko buraza yitwaje biriya bintu akavuga ngo nijya kujyanye muri butike nijya guhaha igishoro kandi igishoro si yamaye boshye ari ibyanjye kandi we ncuruza n'igishoro cyanjye nta mpamvu rero kwirwa ndwara n'ibintu n'ibintu Wani
Rega waragarutse nkubona widegembya uko wakidegembya kose njye sinkukunda kandi sinteze no kuzagukunda. Ibyo ngibyo ubimenye, ugomba kubifata ko njyewe amaraso yanjye n'ayawe bidahura, nta nubwo bizigera binahura. Ariko shira fiki nawe dupfiki uremera kureka Chris, ugomba kumureka kandi ukamureka burundu. shira uri ku rundi rwego, ntabwo uri umukobwa uciriritse ku buryo wahangana n'umukobwa w'umutindi nkanjye. Ibyo ntabwo bindeba, waba uri umutindi, waba uri umuhanya, waba uri umutindikazi. I don't care. Chris ni umuhungu mwiza kandi afite amahitamo n'ubwenge buhagije bwo guhitamo aho amarangamutima yamwerekeza. Sinibaza impamvu muza kunkeka. Ziba, ndavuze ngo tetwa. Kuba widegembye ahangaha mama na papa barafashe umwanzuro wo kukugarura, njye ntabwo ngukunda. So ese usigaye avuga n'ubwongereza? Ubwo se wabutoraguye? Umva nkubwire, muhamagaye hano nkubwira ngo ko Chris ugomba kumureka. Ikindi numvise mama na papa bambwira ngo ngusabe imbabazi. Ngende ku rwego nawe ko gusaba imbabazi wowe. Ariko icyo nkubwiye cyo nuko niba kubaza ko nagusabye imbabazi uzababwire ko nazigusabye, ariko ntazo nagusaba. Uwo mutima wo kugusaba imbabazi we wamutindi we ntawo nabona. Nzababwire ko wansabye imbabazi, ntabwo ufite umutima wo gusaba umutindi imbabazi. Ugomba kubabwira ko imbabazi nazigusabye, ariko njyewe jamais nazo nagusaba.